Hello ladies and gentlemen, nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze kuri Behind Wall Stars. Uyu munsi rero naguteguriye inkuru nziza kandi inkuru ishobora kugira ikintu hindura mu myizerere yawe cyangwa se mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ngiye kuguha inkuru y'umupasiteri watinyutse gufata umuryango we akabahamba mu rusengero kugira ngo abashe kumenyekana, kugira ngo abashe gukora ibitangaza. Reka dutangire rero. Ibi byose bijya kuba nta muntu n'umwe wari ubizi. Uyu mugabo w'umupasiteri bamwita Bartolome. Uyu mugabo amakosa yakoraga yose yahoze yahisha. Nta muntu n'umwe wabashaga kumenya ibyo akora mu mwijima. Uyu mugabo yari afite umugore witwa Amaka. Uyu mugore yari umugore mwiza kandi umugore w'umunyamutima. Bari bafite abana babiri, umwana witwa Mona, undi yitwa Favor. Aba bana aho ngaho babaga bari gukina ndetse bakina n'abandi bana. Nuko umunsi umwe kwa guseka y'amajwi y'abana, wa munezero waje guhagarara, waje kubura nk'umuyaga. Icyumweru cyarashize, mu by'ukuri aha ngaha kuri urusengero rw'uyu mugabo Amaka ndetse n'abana be ntago bari bakiboneka aha ngaha. Igihe cyose rero abakristo babazaga uno mugabo ndetse abana bagiye hehe, uyu mugabo Pastor Bartfo yarasekaga akababwira ati abana na mama wabo baratembereye, bagiye mu rugendo, abaturanyi barategereje. Umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu barongera baza kubaza wa mugabo, baramukomangira, Pastor Bartfo, ese Amaka yaba ari mu rugo? Umugabo yakingura urugi gakeya, nuko abwira uyu mumama ati baragiye baratembereye. Mu by'ukuri iri jwi rye ryari soft, ubwo yasubizaga uyu mumama wari uje kureba mugenzi wa Amaka. Batembereye hehe? Uyu umubyeyi bitaga mu macinye. Bazo ahangaha yaramusekeye, amusekera ariko ka gasimile gatoya. Ya smile wakuri umuntu agusekera ariko ntubashe no kubona amenyo. Aravuga ati abana na mama babo batembereye mu cyaro, bagiye kureba ba nyirakuru, bagiye kuba bari kuruhuka. Nuko ahangaha uyu mugabo yarongeye afungura urugi, ariko mu by'ukuri nubwo yavuga ngo abana n'umugore baragiye, nta muntu n'umwe wigeze ubona imodoka igenda iva aho ngaho ijyanye abo bana, cyangwa se ngo babone abana na mama wabo bafite amavarisi bavuye aho ngaho. Ndetse nta n'umuntu uwo mubyeyi n'abana be bigeze basezera. Hari ikintu rero batari bazi. Ntabwo bari bazi yuko uruhimbi bahagararagaho bari guhimbaza Imana, bari kuririmba, babana ndetse na nyina bari barashyinguwe mwaho ngaho. Amaka, Mona, Favor, wa mugabo bitaga umukozi w'Imana bizera, niwe wari warashyinguye umugore we n'abana be munsi aho ngaho munsi y'uruhimbi. Byatangiye bite rero? Uno mugabo bita Bartfo aha ngaha afite imyaka 17. Aha ngaha nibwo yatangiye umurimo w'Imana. Nta mama we yari afite, nta papa we yari afite. Uyu musore yari afite Bibiliya ndetse n'ijwi yizeraga yuko ashobora kuvuga Imana ikamwumva. Buri gihe uno mwana w'umusore mbere yuko bucya mu rukerera yarasohokaga nta silipa, nta nkweto, izuba ryamurasiragaho rikamutwika, ariko ntabwo yigeze ahagarika. Bibiliya yagumaga hafi ye nk'umutima we wa kabiri. Waramutse neza mama Juma? Ahangaha yabaga ari gusuhuza abamama, yabaga aciyeho, reka nongere nsengera amaguru yawe. Uyu mukecuru ahita agasekamo akamubwira ati Imana iguhe mwana wanjye. Umwana rero yapfukamaga iruhande rw'uyu mukecuru, noneho agafata ku mavi ye, yarangiza akavuga ati Nyagasani, ndagwinginze fasha umubyeyi abashe guhagarara. Noneho yarangiza agaseka akavuga ngo amina, akava aho ngaho akajya ku yindi nzu. Abantu baramukundaga, ariko hari ikintu kidasanzwe cyahoragaho. Buri cyumweru uyu musore yambaraga ishati ye nziza ndetse akayambarana n'ipantaro. Noneho yarangiza akava aho ngaho akajya ku rusengero, yagera hariya agakubura urusengero ndetse agatunganya intebe zo mu rusengero, agatangira guhanagura ivumbi. Yamara gukora ibyo byose yarangiza agapfukama, yarangiza agasenga akavuga ngo
nyagasani bohereze, reka baze uyu munsi. Ariko ntibajyaga baza. Izuba ryararasaga ndetse hagatangira gushyuha, ariko wa mugabo Brother Bartholomew yabaga agihagaze aho ngaho ku ruhimbi, ariko yigisha intebe ziri mu busa. Yatangiraga kubira ibyunzwe byinshi. Nuko rero umunsi umwe ahangaha haje kwinjira umugabo utameze neza, ufite ibibazo byo mu mutwe. Araza aricara, aramwumva, akoma amashyi, arahaguruka ava aho ngaho, ndetse yavuye aho ngaho ari guseka. Uyu musore Bartholomew ntabwo yigeze ahagarika, nubwo yumvaga izindi nsengero ziri hafi zuzuye abantu bari kuririmba, bafite speakers nini bari kuvuza ingoma nyinshi cyane, ndetse yumva ko harimo abakristo benshi cyane bari kuvuga ngo amen. Ibyo byose byaramudisturbingaga aho yabaga ari muri uru rusengero rwe, ariko nta muntu n'umwe urimo. Ahangaha yarebaga hejuru, agatangira kuzingamarira mu maso, agakomeza akigisha, ariko yigisha urusengero, yigisha intebe gusa, ndetse yahoraga yizeye. Abantu batangiye kujya bakavuga bati se uno musore ni ukubera iki ari guta igihe cye? Uno musore afite umuriro mu kanwa ke, ariko nta bantu bamukurikira. Bakamubwira bati rero tukugira inama, wagenda ukajya kwigira kuri uriya mupasiteri witwa Clement. Aho ngaho ni ku rundi rusengero babaga bari kumwoherereza ngo agende yigire kuri uwo mupasiteri, kuko we yari afite abakristo. Bakamubwira bati uriya mupasiteri Clement wakora ibitangaza. Ariko iyo bamubwiraga ibi ngibi, Bartholomew nta kintu yavugaga. Yajyaga aca ku isengero nini cyane, ndetse akabona n'insengero zubatse neza zinahenze, ndetse yajyaga abona abapasiteri bambaye amasaha meza cyane y'amataliyani, bambaye inkweto nziza ndetse n'amasuti meza, ndetse yagiye abona abagore bagwa hasi igihe abo bapasiteri babaga babakozeho, ariko yabicagaho akagenda afite ya Bibiliya ye mu ntoki. Ninjoro rero yicaraga munsi y'igiti cy'umwembe, akicara wenyine, noneho yarangiza akitegereza inyenyeri, akivugisha ati nyagasani, ese n'iki ndi gukora nabi? Ariko nta gisubizo cyazaga. Uno musore rero yagumye aho ngaho, mu by'ukuri yagumanye icyizere cye. Mu by'ukuri uyu musore yashakaga gukorera Imana, ndetse yashakaga gukiza, ndetse yashakaga kugaragara. Ariko buri cyumweru rwa rusengero rwe nta muntu winjiragamo. Wa musore Bartholomew yabaga ari wenyine aho ngaho mu rusengero, arimo abwira intebe, aseka rwo gusekera umwuka. Ibyo ngibyo yarabikomeje kugeza ubwo umunsi umwe buri kimwe cyose cyahindutse. Ahangaha hari kuwa kabiri, ari après-midi, hari hashyushye cyane. Uyu mwana w'umusore rero yari avuye mu rugo rw'umumama witwaga Mama Agubo, avuye kumusengera. Ahangaha ubwo yari asohotse agiye kugenda, yagiye kumva umuntu ari gusakuza hafi aho y'umuhanda. Yumva umuntu ari kumuhamagara ngo Brother Bartholomew, yumva umuntu ari kumuhamagara. Uwo yahise yirukanka ajya kureba umuntu. Nuko ubwo yarageze aho ngaho, yaragiye asanga hari umwana mutoya cyane wari uryamye aho ngaho ku gasambi. Nuko nyirakuru uyu mwana abwira uyu musore Bartholomew, aramubwira ati uyu mwana amaze igihe kinini atarya. Aramubwira ati uyu mwana namuhaye ibintu byose bishoboka, nakoresheje imiti ya gakondo, nasenze, ariko nta kintu kigenda. Nuko wa musore Bartholomew yicara iruhande rw'uyu mwana, ko afata ku mutwe we. Uyu mwana yarashyushye cyane. Nuko umusore yafunze amaso, afata ikiganza cya wa mwana, atangira kuvuga. Aravuga ati nyagasani, ntabwo ari uyu wenyine, nyagasani ndakwinginze. Asa nk'umupozingamo gakeya, ntabwo yigeze asakuza cyane, nta nubwo yigeze agira ibindi bintu akora, ahubwo yarasenze. Arangije arahaguruka gakeya, noneho abwira wa mukecuru ati araza kumera neza. Nuko wa mukecuru amwitegereza, aramubwira ati se urizeye neza ko ari bumere neza? Nuko umusore aramubwira ati yego. Aramubwira ati mama araza kumera neza. Aramubwira ati Imana iri hano hafi. Wahise ava aho ngaho. Igitondo cyakurikiyeho, wa mukecuru yaje yirukanka ahangaha kuri rwa rusengero rw'uyu musore Bartholomew, azahamagara ngo Bartholomew. Yaje avuga ati umwana wanjye yakize, umwana wanjye yabyutse, ari kurya, ameze neza nta kibazo. Bartholomew yahise aseka, ahita avuga ati nyagasani urakoze. Ngo wa mukecuru afata ibiganza by'uwo musore Bartholomew. Mu by'ukuri intoki z'uyu mukecuru zari zanduye,
aravuga ati umusore mwiza. Nuko arangije areba aho ngaho ariko abona za ntebe nta muntu urimo, urusengero rwari ruri empty. Nuko akibona ko nta muntu n'umwe uri aho ngaho azunguza umutwe. Nuko aravuga ati bafo, aravuga ati umutima mwiza ntago uhagije. Umusore aravuga ati ushatse kuvuga iki mama? Aravuga ati se mwana wanjye urashaka yuko abantu baza mu rusengero rwawe? Nuko umusore aravuga ati yego. Aravuga ati ndabishaka mama, ndashaka yuko baza, ndashaka ko baza bakamenya Imana. Nuko umukecuru aramwitegereje aravuga ati nza ahantu imbaraga ziherereye. Ko Buffalo byaramutunguye, yumvise abaye confused muri we. Aramubaza ati se mama, nicyo ushatse kuvuga? Aravuga ati imbaraga. Umukecuru aravuga ati imbaraga. Aravuga ati imbaraga zuzuza urusengero, imbaraga zituma abantu basakuza bakavuga izina ryawe, izo mbaraga nizo ndi kuvuga. Buffalo yarasetse aravuga ati mama, njye ndashaka imbaraga z'Imana. Umukecuru yarasetse ariko yamusekeye ya nseko ubona yuko isa nkaho ari inseko imuhisha ikintu, ibizi ikintu. Nuko aravuga ati n'Imana ubwayo ibona ba bantu bifasha ubwabo. Umusore ntacyamushubije, ahubwo icyo yakoze uyu musore yaramushimiye. Ariko muri we, muri umwana w'umukungu, hari ikintu cyatangiye kwinjiramo, ikintu cyatangiye kumukorakora, hari ikintu cyatangiye guhinduka muri we. Nuko muri uwo mugoroba yaje kwerekeza mu mujyi. Uyu musore rero bwarageze mu mujyi, yaje guca ahantu hari habereye igiterane. Mu by'ukuri ahangaha hari tente nini cyane y'umweru, hari amasipika manini cyane yasakuzaga kurusha inkuba. Abantu bari kuririmba, bari kubyina ndetse bakoma amashyi. Aba bose bari bishimye nkaho isi nta mubabaro ufite. Nuko rero muri ako kanya haje kuba igitangaza. Ahangaha kuri aritari hari umugabo utabasha kubona. Nuko pasiteri yatangiye gusakuza, atangiye kuvugira hejuru, atangiye kumubwira ati fungura amaso. Wa mugabo yatangiye guscreaminga, aragwa. Aravuga ati haguruka. Atangiye gusakuza cyane, atangiye kuvuga ngo mbasha kubona, nshobora kubona. Ahangaha noneho abakristo bari barahungaho bose bahise bakoma amashyi. Abantu batangiye kugwa hasi, abandi bava mu byicaro, amatelefoni batangiye kuyazamura, batangiye gufotora. Ahangaha wa musore Buffalo yarahagaze aho ngaho inyuma, yahise agira ubwoba, intoki ze zatangiye gutitira ndetse ibitugu by'imva bitangiye kuremera. Mu by'ukuri ibi bintu yarabonye ahangaha nubwo yigishaga, nubwo afite urusengero, nta muntu n'umwe wigize ushoutinga cyangwa se ngo amwishimire bigeze nkaho nk'ibyo yarabonye. Kuva yatangira kwigisha yafungura urusengero, nta kamera n'imwe yari yamutungwa. Yahise ava aho ngaho agenda gake gakeya ndetse acecetse. Ubwo yavaga aho ngaho yerekeza mu rugo, ya Bibiliya yabaga afite mu ntoki yatangiye kumva imuremereye. Nuko rero yaje kwerekeza kuri rwa rusengero rwe, yicara hanze. Nuko arangije areba mu kirere ariko nta kintu yigeze avuga. Ariko mu mutima we ya magambo wa mukecuru yamubwiye yakomeje gutangira asubiramo. Yatangiye kumva ijwi rimubwira ngo nza ahantu. Nuko muri iryo joro wa musore yarahagurutse yerekeza ku rugo rwa mukecuru. Ko Buffalo yaraje agera hano kuri gate ku rugo rwa mukecuru. Uyu mukecuru yafunguye urugi imbere y'uko uyu mwana w'umusore akomanga. Byari bimeze nk'aho uyu mukecuru yaramutegereje. Nuko uyu musore ubwo yageraga ahangaha yabwiye wa mukecuru ati nditeguye. Ese azana akitero ke, aramubwira ati nkurikira. Baragenda noneho barenga urugo rwa nyuma rw'icyo cyaro, batangira kwinjira mu ishyamba, batangira kurenga imva. Barakomeje baragenda muri iryo shyamba, uwo mukecuru akomeje aramutwara ndetse batavugana. Nuko baje kugera ahantu hateye ubwoba. Ahangaha hari abagore 7. Aba 7 bari bahagaze bakoze uruziga. Mu by'ukuri abo bagore bari bameze nk'imizimu. Abagore ntibasekaga, nta nkweto bari bambaye, ahubwo bari bambaye imyenda y'umukara. Hagati ya rwa ruziga bari bakoze hari akantu k'agakono kari kuzamuka mu mwotsi w'umukara. Buri uyu mwotsi w'umukara wazamukaga wari umeze nka ya mpumuro, wahumuraga nka ya mpumuro y'umusatsi uri gushya cyangwa se amaraso amaze igihe kinini. Wa mukecuru yahise atera intambwe asubira inyuma. Umugore umwe muri ba bandi 7 yabaza wa mwana w'umusore
aramubaza ati ese urashaka imbaraga? Buffalo aravuga ati yego nshaka imbaraga. Undi mugore yaje gutera intambwe, nuko uyu mugore yaje gutera intambwe yegera wa musore, arangije afungura ibiganza bye. Ahangaha mu biganza bye hari harimo impeta y'umukara, nuko afata ya mpeta y'umukara arayimuhereza amuga atambara impeta. Guhera uyu munsi nuramuka ufashe umuntu cyangwa ukamukoraho azagitagwa, nuramuka usenze abantu bazajya bagwa bose, nuramuka uvuze abantu bazajya bishima bahaguruke. Nuko uyu musore arangije yitegereza ya mpeta, arongera yitegereza uyu mugore, arongera yitegereza wa mwotsi, ko afata ya mpeta ayishyira mu rutoki rwe. Agishyiramo ya mpeta yumvise ikonje cyane, yumva ku buryo bwa bukonje bwagiye bugahita bujya mu mitsi akabyumva. Ko umugore umwe mukuru muri aba ngaba bari barahangaha yahise atambuka, mu by'ukuri amaso yari umweru. Nuko arangije amutunga urutoki, aravuga ati ari kumva imbaraga ntago ari ubuntu. Aravuga ati nituramuka tukwatsa igitambo ugomba kugitamba, kandi ugomba kugitamba wenyine. Nta muntu n'umwe ugomba kubona uri gutamba igitambo. Niharamuka hari umuntu ukubonye uri gutamba igitambo agomba guhita apfa, ndetse uwo muntu agomba guhita ahambwa aho ngaho apfiriye. Ahangaha Buffalo yagize ubwoba, atangira kubaza ati ese n'ikihe gitambo nzatanga? Ntabwo bigeze bamusubiza, ahubwo bahise bamutera umugongo. Nuko uyu musore rero yagize ubwoba, wa mukecuru amufata ukuboko aravuga ati byarangiye, va ahangaha ujye mu rugo. Nuko Buffalo yavuye aho ngaho yerekeza mu rugo. Ubwo yarageze mu rugo iwe yitegereje rwa rutoki rwe, atangira kubona ya mpeta yambaye. Nuko uyu musore afunga amaso. Bwa mbere mu buzima bwe yasenze adahamagaye izina ry'Imana. Mu gitondo cyakurikiyeho Buffalo yerekeje kuri ka gasengero, rwa rusengero rwe rwari rutoya, umutima wari gutera cyane nk'ingoma. Ahanga rero Buffalo yinjira mu rwa rusengero rwe, yasanzemo wa mukecuru wari umaze imyaka myinshi atagenda, atabasha kugenda. Nuko Buffalo amushyiraho ibiganza, ya mpeta y'umukara yambaye yaje kuyikoza ku gahanga ka mukecuru. Nuko aravuga ati haguruka. Wa mukecuru yafunguye amaso ahita ahaguruka. Wa mukecuru arahagurutse atangira kuba ati ndabasha kugenda. Wa mukecuru asohotse aho ngaho muri rwa rusengero, asohoka yirukanka avuga ati mbasha kugenda. Abantu aho ngaho muri karitsiye bahise babibona, baza birukanka baza muri rwa rusengero. Aba bantu bari basanzwe bazi ko umukecuru atagenda, bahise baza muri rwa rusengero baza kureba ibibaye. Abantu baraje buzura muri rwa rusengero bakoma amashyi. Ahangaha rero ibintu none nibwo byatangiye. Ku cyumweru cyakurikiyeho rwa rusengero rwa musore rwari rwuzuye rwakubise. Icyumweru cyakurikiyeho abantu baruzuye none n'abandi baraza buzura aho hanze y'urusengero. Ntabwo bongeye kumwita brother noneho, ahubwo batangiye kumwita Pastor Buffalo. Batangiye kuvuga bati ni Pastor Buffalo, wa musore utuma abantu batabona babona, ndetse agatuma abantu batumva bumva. Izina ry'umusore ryatangiye kumenyekana ahantu hose. Amafaranga aganono yaraje, yatangiye kujya yakira ama envelopes, batangira kumuha amasheki, batangira kumuha impano zitandukanye. Abagabo bakomeye batangiye kuza kumureba, batangiye kuza bagapfukama imbere, kandi ari abagabo yarasanzwe azi ko bakomeye. Amakamera atangiye kumureba, amateleviziyo yatangiye kumuhamagara. Wa musore wambaraga slipa yatangiye kujya yambara inkweto z'intariyani, yambara amakositimu meza y'amatariyani. Nuko umugoroba umwe wa mugore wamujyanye muri rya shyamba yaje kugaruka kumureba, ko ahagarara hano ku muryango w'ibiro bye arimo asekamo gakeya. Aravuga ati ibintu uri kubikora neza cyane, abantu noneho barakwizeye. Nuko Buffalo yari amukinguriye azamwe imbere aricara. Ahangaha mu by'ukuri Buffalo yari afite pride, yari afite icyizere muri we, ariko afite n'ubwoba. Nuko Buffalo aramubaza ati ese urashaka iki? Umukecuru yaricaye aravuga ati nicyo gihe. Aravuga ati nicyo gihe kugira ngo wubake urusengero nyarwo, nicyo gihe kugira ngo wubake urusengero rutazigera rurangira. Buffalo aramubwira ati n'ubundi nibyo,
mfite gahunda yo kubaka urundi rusengero kandi ndatangira ukwezi gukurikiraho. Nuko umukecuru aramubwira ati yego ni byiza. Aramubwira ati ariko mbere y'uko bakora fondasiyo y'urwo rusengero wakagombye gutanga amaraso, ugatamba amaraso. Aramubwira ati wakagombye gutanga amaraso y'inka 7, ugomba kuzikata izo nka 7, ukazikata amazosi, ukareka amaraso yazo akajya mu bwo butaka. Aramubwira ati niho imbaraga zizaguma aho ngaho. Pastor yarabyemeye, ntabwo yiza byanga ko muri iryo joro ubwo abantu bose bari basinziriye yaragiye wenyine. Ahangaha mu by'ukuri ubu butaka yaragiye kubaka mu rusengero rushyashya, bwari ubutaka bunini cyane. Yagiye afata inka imwe kuri imwe, nta muntu wari wamutwaye, yari yitwaye, ndetse nta n'urumuri rwari ruri aho ngaho. Ukwezi konyine niko kwari kurumureba ko yahise akuramo icyuma, yatangiye gukata imitwe inka imwe kuri imwe, agenda akata. Ubwo yari asoje gutanga ibitambo bye yarapfukamye, nuko arangiza aravuga ngo reka uru rusengero rubeho ibihe byose. Urusengero rushyashya rero rwaje kubakwa, ariko uru rusengero mu by'ukuri rwari rumeze nk'ubwami. Rwari urusengero rwiza kandi runini. Urusengero rwari rwiza cyane, ndetse rufite red carpet yavaga kuri gate kugera mu imbere kuri altari. Ahangaha noneho uru rusengero abantu batangiye kuvuga ngo ni Fire Mountain Cathedral. Abantu batangiye kujya bava mu ma villages atandukanye ya kure, ndetse bakava mu ma state atandukanye, bakazana ibibazo byabo muri uru rusengero, ndetse bavaga ahangaha bafite testimonies, bafite ubuhamya. Ahangaha noneho wa musore Pastor Batho ntabwo yarakigenda n'ibirenge, yagendaga muri jeep nziza y'umukara, ndetse yabaga afite amayisikoti, abagabo bamurinze bambaye amasuti. Nuko igitondo kimwe ari ku cyumweru, ahangaha uyu musore yasetse noneho bitandukanye, amakara arahangaha hafi ye. Mu by'ukuri uyu musore yaje gushyingirwa, ashyingirwa uyu mukobwa Maka. Ahangaha rero ubwo bashyingirwaga abantu barishimye cyane, abantu bararize, batangira kwishimira, avuga ati pasiteri none abonye umufasha. Mu by'ukuri Amaka yari urumuri. Amaka yakundaga abantu, Amaka yaratekaga, akaza aho muri karitsiye aho yari atuye, agasangira n'abana, agasangira n'abakuru. Amaka yafataga abakristo b'urusengero rwabo nka famiye, ndetse Amaka yabaga ari kugenda aho ngaho muri karitsiye, abana baramukurikiraga, bakundaga kumwitaga ngo ni mami pastor. Nuko umuntu yaje kuvuka, nyuma nabwo Feva aravuka. Abana bahoraga aho ngaho bakunda gukina n'abandi bana, bakundaga guseka cyane, bari abana beza koko mu by'ukuri. Ariko mu by'ukuri imbaraga se yari yarahawe ryari isezerano, kandi ya myuka mibi ntago yagombaga kwibagirwa diri bari baragiranye. Nuko ijoro rimwe ubwo pasiteri yari ari gusenga muri office ye, yagiye kumva yumva umwuka udasanzwe ukonje urinjiye. Nta rugi na rumwe rwari rufunguye, nta dirishya na rimwe ryari rifunguye, ndetse nta n'irido yigize imuvinga. Ariko yumvise mu by'ukuri ari umwuka ukonje ukuntu, yongera arabyumva. Nuko agiye kumva yumva ijwi riramubwiye ngo bring more, zana byinshi. Kubera uwo munsi uyu mugabo yaje gufata noneho routine nshyashya. Buri gihe cyose wa mugore yazaga ari kwaka sacrifice, ari kuza kwaka igitambo, yarategerezaga ubwo mu rugo babaga baryamye basinziriye, ko wa mugabo yarabyukaga akagenda agatambuka gake gakeya, yambaye ikanzu y'umukara, afite ibikoresho mu ntoki, agasohoka muri iryo joro. Ahangaha rero ku rusengero munsi ya altari yarajya aracukura, agashyiramo amaraso, ko yarangiza agahamagara amazina y'imyuka mibi. Mu by'ukuri buri nka yose yicaga, amaraso yashyiragamo aho ngaho, yarangiza agahanagura n'ibyuma. Nuko mu gitondo cyabaga gikurikiyeho nta muntu n'umwe wabaga uzi ibyabaye, ndetse nta muntu wumvaga umumuro w'amaraso. Ahangaha uyu mugabo Pastor niwe wabaga ubizi wenyine. Ahangaha rero buri gihe cyose iyo yabaga ahagaze ahangaha ari kwigisha,
abantu bose batangiraga guscreaminga bakavuga ngo power power, imbaraga. Ahangaha noneho ibitangaza byatangiye kuba byinshi cyane, amafaranga atangira kwisuka. Ahangaha rero igihe cyarihuse cyane. Mu by'ukuri noneho rwa rusengero ntabwo rwari rukiri urusengero, ahubwo noneho rwari rumeze nk'umujyi, ndetse barwitaga ngo umusozi w'ibitangaza. Ntabwo noneho wa mugabo yari akigisha cyane, yarinjiraga akinjira abantu bari mu inyuma bari kuririmba, abandi bari kugenda babyina. Ahangaha babyitaga ngo ni ukwinjira k'umugisha. Akinjira abantu batangiraga kugwa atarabakoraho, ndetse abandi bagatangira gusakuza bavuga izina rye, bagatangira bakavuga ati papa papa wanjye mu ijwi riri hejuru. Uyu mugabo rero yatangiye kujya azamura ikiganza akareba ya mpeta ye, akavuga ati ibimuga bigiye kugenda, ababyeyi babuze urubyaro bagiye kubyara. Amagambo yabaga avugiye aho ngaho yose, ibintu byose byarabaga, ibitangaza bikaba. Abantu batangiye kugenda bamuha amamodoka, abagore bagurishije ubutaka bwabo. Noneho rero urusengero rwatangiye kujya ruca kuri za televiziyo, ku mabillboard, ku maradiyo. Uno mugabo ntabwo noneho yari agifata Bibiliya mu ntoki. Ahangaha rero amaka yari ari impande ze. Uno mugore yari umugore uri kind, umugore mwiza kandi w'umutima, ndetse uno mugore yabaga yifite inseko nziza, bimeze nk'aho atazi ikintu kiri munsi ya alitari. Abana babo ko ari babiri bari bamaze gukura, ariko mu by'ukuri za mbaraga se yari yaragiye gushakisha zari zikanuye amaso kandi zari zifite inzara nk'intare. Umunsi umwe ari nimugoroba, imvura yaje kugwa, amakara aranga mu rugo atetse okra. Pastor Buffett yari ari mu biro bye, nuko agiye kumva yumva umuntu arakomanze. Nuko uyu mugabo yafunguye urugi. Ahangaha hari wa mukecuru yari yiteye akitero k'umukara, ndetse amaso yari umweru, ijwi rye ryari rikonje cyane. Aramubwira ati mugabo, urimo urabikora neza cyane, ariko imbaraga zigomba gukura, rero ugomba gutanga igitambo. Pastor nagwiza byanga, aramumaze ati ese noneho barashaka inka zingahe? Aramubwira ati barashaka inka 30. Umugabo aramubaza barashaka ijoro. Umukecuru aramubwira ati izi nka 30 ugomba kuzikata mbere y'uko ukwezi kubura. Pastor arahagurutse, nuko areba ya mpeta yari yambaye, aramubwira ati ndabikora. Nuko muri iryo joro ntabwo noneho yategereje yuko abana be n'umugore basinzira, ahubwo yahaye ibinini bisinziriza umugore we. None abwira abana ngo bakine kugeza ubwo baryamye. Ko arangije ava aho ngaho arasohoka. Mu by'ukuri imvura yari ikigwa, ko wa mugabo yaje kwinjira mu rusengero, ko acana buji. Inka 30 zari ziri aho ngaho, one by one, imwe kuri imwe yagiye azikatakata. Ahangaha ya myuka yari iri kureba. Nuko arangije gukata izi nka, atangira guhamagara amazina bari bamubwiye agomba guhamagara. Nuko agiye kumva inyuma ye yumva umuntu yari afite icyuma mu ntoki. Cya cyuma cyari kigishojoba amaraso. Hari umuntu wari uri inyuma ye, ndetse hari umuntu wari uri kumureba. Agihindukira yarikanze, yari we, yari amaka umugore we. Ntabwo bya binini yari yamuhaye byari byamusinzirije, hari ikintu cyagiye mu bitugu bye gitangira kumubuza gusinzira. Nuko yaje kubyuka, ubwo yari yamusize aho ngaho aryamye, atangira gufata ku mutwe we, atangira kwivugisha muri we, atangira kuvuga ati wenda reka nywa amazi biraza kumfasha. Ubwo rero yavuye aho ngaho mu cyumba yerekeza mu gikoni, ariko agiye kumva yumvise ijwi riturutse mu rusengero, kuko bari batuye hafi y'urusengero. Yagiye kumva yumva ijwi rimeze nk'iry'intare, yumvise ari nk'inyamaswa iri kurira ariko gake gake. Ahise yitera agatenge ava aho ngaho, nuko ahagarara inyuma aho ngaho inyuma y'urugi. Mu by'ukuri yabonye urusengero rufunguye,
bufunguyeho gakeya, nuko yaje gusohoka aho ngaho. Mu by'ukuri imvura yari yahise, nuko yahise ava aho ngaho yerekeza ku rusengero. Yageze aho ngaho ku rusengero ku rugi ararusunika, nuko akirusunika amaso yagiye yerekeza kuri aritari. Akibona umugabo we yarikanze. Ahangaha mu by'ukuri umugabo we Buffalo yari ahagaze ahangaha kuri aritari, amaso ye yatukuye, afite icyuma mu ntoki. Aho ngaho hasi hari inka yamaze gukata imitwe, ndetse abona buji zari zimuzengurutse. Ngo umugore yahise afata ku munwa arasakuza ati Jesus, atangira kuvuga ati Nyagasani Mana Yesu Kristo. Buffalo yahise ahindukira, ariko ahindukira nk'umujura. Yahise ati icyuma hasi. Amaka, ibi ni ibiki? Yasubiye inyuma, arangije azamura ibiganza bye. Amaka, ndakwinginze ntugire ikintu uvuga. Ariko Amaka nawe yasubiye inyuma. Mu by'ukuri Amaka afite ubwoba, yatangiye kurira amarira menshi cyane. Buffalo, ibi ni ibiki? Ni gute uri kwica inyamazi ukazishyira mu nzu y'Imana? Umugabo aramubwira ati wa mugore we, ntabwo uri kubyumva. Umugore aramubwira ati byose ndabivuga, ndabibwira buri umwe wese. Ya mpeta yari yambaye mu rutoki yatangiye gushyuha. Nuko umugabo aramubwira ati Amaka, ndakwinginze. Amaka yahise ahindukira ariruka. Nuko agera rero ku rugi rw'urusengero, ariko Buffalo yari yamaze kumutanga imbere. Nuko Buffalo aramubwira ati buretse gatoya, abanza wumve. Nuko umugore atangiye kumubwira ati ndeka, atangira kumwiyaka. Nuko umugabo yaramusunitse amusubiza mu rusengero. Aramubwira ati nta muntu ugomba kumenya ibi bintu. Aramubwira ati wa mugore we, nihagira umuntu umenya ibi bintu, buri kimwe cyose kirahita kirangira. Ahangaha umugore yarakomeje arasakuza cyane. Aramubwira ati reka ngende uri umusazi. Wa mugabo ahita amupfuka umunwa. Umugore yatangiye kumwinginga, aramubwira ati please, ndakwinginze. Amaka yatangiye kwirwanaho, ariko yari yamaze gufunga umunwa amusaba imbabazi, ariko umugabo ntabwo yigeze ahagarika. Nuko umugabo aramubwira ati mbabarire, ntabwo ibi nashaka kubikora, ariko wanze kumva. Umugore we arambarara aho ngaho. Buffalo yahise yifata mu maso, atangira kuvuga ati no. Agiye yumva ibirenge, atangira kumva amajwi. Abana bahise bagera aho ngaho. Papa. Aha mu by'ukuri wa mwana w'Imuna yararangaha ku rugi. Hari wa mwana wundi wa kabiri twa Favor. Muna yahise abaza papa ati se ni ibiki bibaye kuri mama? Abana batangiye kurira. Nuko wa mugabo azunguza umutwe, aravuga ati wana banjye musubire mu rugo. Ariko abana barakomeje barinjira, barabibona. Abana batangiye kurira. Nuko papa aravuga ati mwibireba, mufunga amaso yanyu. Ariko nubwo avugaga ibyo ngibyo byari byamaze kurangira. Abana bari bamaze kubibona, kandi uno mugabo yarazi amategeko. Yarabizi yuko itegeko nuko nta muntu wagombaga kubona ibitambo yabaga yatambye. Nuko uyu mugabo rero yegereye ba bana ari gutitira intoki. Nuko uyu mugabo abwira abana bati mumbabarire. Mu gitondo cya kare, haba abana be haba umugore we nta bari bari aho ngaho, nta bari bakiri mu buzima. Mu by'ukuri aritari yari icecetse, ahantu hose yari yamaze kuhanagura. Nuko uyu mugabo Buffalo yaje kwicara ahantu mu rusengero wenyine, yicara nta kintu na kimwe afite, atangira gusenga bucece. Nuko icyumweru gikurikiyeho, mu by'ukuri ahangaha hasaga neza. Abantu bari buzuye nk'uko bisanzwe, amamodoka menshi ari huzuye. Mu by'ukuri nubwo ari ku rusengero bari kuzuye, ariko Amaka ntawe uri ahangaha, n'abana bari ahangaha. Ko wa mukecuru mama Kinner yaje kubibona. Nuko umukecuru umwe yaje kubibona yuko aha hantu Amaka adahari ndetse n'abana badahari.
nuko yatangiye yatangiye kubaza bagenzi be ati se mama pastor ari hehe. Undi mugore avuga ati ariko wa mukani aba bana b'abahungu ntabwo mperutse kubabona. Nuko muri ako kanya pastor yahise yinjira, yaje afite bibiliya, kuko yinjiraga abantu bari gukoma amashyi, yaje kuzamura ikiganza. Umuntu umwe wari uri aho ngaho imbere yaje kuvuga mu ijwi riri hejuru, aravuga ati dadi dukumbuye mami ndetse n'abana. Uyu mugabo yarasetse arababwira ati abana n'umugore bagiye mu cyaro, bagiye gusura ba nyirakuru. Ko abantu barishimye cyane aho ngaho. Ntabwo rero abantu bakomeje kubaza ibintu byinshi, ndetse nta nubwo bakomeje kuhatiriza, kubera yuko muri rusengero ibitangaza byari bikiba ndetse abantu bari bagikira. Nuko aha ngaha rero wa mugabo wa mupasiteri yatangiye kwigisha nkaho nta kintu cyabaye. Yatangiye kuvuga mu ijuru riri hejuru, ariko munsi y'ibirenge bye aho yari ahagaze hari hari ibanga rinini cyane. Ahantu yabaga ahagaze ari gusengera abantu bakira, hari harimo roho eshatu zisinziriyemo, zicecetse kandi zikonje. Aha ngaha mo hasi munsi y'ibirenge bye hari hari amaka, nkuna ndetse na ferro, ariko urusengero rwari rugikoma amashyi, ndetse urusengero rwose rwari rukize runo mugabo. Nuko ibyumweru byatambutse, aha ngaha ibintu byakomeje bimeze neza, ibitangaza biri gukoreka. Ariko umunsi umwe, ariko wa kabiri mu gitondo, mbere y'uko abantu baza gusenga ngo mu rusengero, hari ikintu cyahindutse. Umwuka bwa mbere haje kumvikana umwuka, ariko uwo mwuka utanuka cyane. Nuko wa mukecuru yaje kumva uwo mwuka, nuko atangira kwibaza se n'iki kiri kumuka ahantu. Nuko atangira kuvuga ati wenda ariko hari ikintu cyaba cyarapfiriye munsi y'itapi. Aha ngaha noneho amasazi yatangiye kuza, hatangiye kuza udusazi dukeya, ariko noneho amasazi atangira kwiyongera. Nuko abantu batangiye kujurajura aho ngaho, bamwe batangira kubazanya batese hari ikintu cyaba gihambye muri urusengero. Uno mugabo ubwoba bwaramwishe. Aha ngaha rero hari umusore w'imyaka 24 witwaga Samuel. Uyu musore mu by'ukuri yari umusore w'umuririmbyi. Mu by'ukuri uyu musore yamaze igihe kinini akora serivisi muri urusengero. Uno musore yarakuburaga, yatunganyaga intebe, ndetse yaranakoropaga, ndetse uno musore yarasengaga cyane. Nuko rero kuri uwa kabiri, umunsi wa kabiri, yarazindutse yerekeza no ku rusengero. Uno musore afite bibiliya mu ntoki. Uyu musore rero ageze mu rusengero yatangiye gukoropa urusengero ahereye inyuma. Nuko arakomeza aza kugera kuri altari. Nuko ubwo yari arimo rero ahanagura, mu by'ukuri amaso ye hari ikintu yabonye. Wa musore agikuraho itapi yahise agira amatsiko. Agikuraho rya karo atangira kubona harimo havamo ibintu bimeze nk'inyo. Uno musore yahise agira ubwoba, afunga umunwa. Umusore yarascreaminze cyane, avuza induru. Nuko abantu rero bo hanze bumvise uyu musore asakuza, bahise baza birukanka. Abantu babaga bari gukora amasuku aho ngaho hanze, abandi b'abasekirite bose bahise baza aho ngaho baza kureba ikibaye. Nuko umusore ababwira ati hari ikintu mbonye munsi ya altari. Aha ngaha rero abantu baje kureba, kuko basanga harimo ba bantu munsi ya altari. Muri ako kanya bahise bahamagara polisi. Nuko rero wa mupasiteri bw'ibyo byabaga, nibwo nawe yari ahageze arimo yinjira ajya muri ofisi ye. Ubwo yumvaga rero abantu baciye ururondogoro, abantu bari gusakuza mu rusengero. Yabonye bazengurutse ahandi kuri altari, yahise yibwira yuko bamaze kumutahura. Muri ako kanya polisi yahise yagera. Aha ngaha abantu bafunguye amakamera yabo, ndetse n'abanyamakuru baraje. Polisi rero yaje gutegeka yuko abantu bacukura kuri altari, bagacukura neza. Aha ngaha rero baracukuye, bafungura altari yose baracukura. Aba baracukuye bakuramo babana babiri ndetse n'umugore w'uyu mugabo w'umupasiteri. Abantu baratangiye kurira, abagore baragwa hasi, abagabo bafunga amasura yabo. Polisi yahise ifata wa mupasiteri imushyiramo amapingu,
nta nubwo yigize yihakana ibyo bintu, ahubwo yari ku Bibiliya ye yitura hasi, noneho atangira kurira. Nuko bamushyize mu mapingu, nuko ajyana nabo. Abantu rero bafashe amashusho aho ngaho, abantu barumirwa, ntabwo bizeraga ko ibintu bari kubona ari byo. Abantu batangiye kubazana hagati yabo ati ni gute se umugabo twizera ko ari umugabo ari umukozi w'Imana yakwica abana bibyariye akica umugore we, ndetse bamwe bakavuga atari ko n'umugabo yaranyishije, none gute ni gute yakwica umuryango we. Nuko bamugezaga kuri polisi, bamubajije ibibazo ndetse arabisubiza. Yasubije ibibazo byose nta kintu na kimwe abeshye, gusa uko yasubizaga ibi bibazo uno mugabo yari ari kurira. Ahangaha rero mu rukiko abantu bari bategereje ari benshi cyane ngo bumve icyo urukiko ruri bukatira uno mugabo. Uno mugabo rero baje kumukatira kumara muri gereza ubuzima bwose. Umugabo yaje kumara ubuzima bwe inyuma y'amaferabeto, ariko mu by'ukuri uno mugabo ntabwo yari yarifuje ko ubuzima bwe bwarangira gutya. Mu by'ukuri ibyo yifuzaga kuva akiri mutoya, yifuzaga yuko Imana yamukoresha. Mu by'ukuri icyo yari afite kuva kera kwari ukwizera, ariko wa mukecuru yaje kumufungurira imiryango atigeze yifuza kwinjiramo. Ahangaha rero ubwo yabaga aryamye hano hasi, yatangiye kwibuka yuko ibintu byose bijya gutangira byatangiye ari uko atangiye kwizera yuko amasengesho adahagije. Mu by'ukuri uno mugabo yari umukozi w'Imana, ariko imbaraga yagiye gushakisha zahambye buri kimwe cyose yakundaga, ndetse zigihamba burundu. Nshuti muvandimwe rero umaze kumva iyi nkuru, nizere ko hari ikintu kinini cyane kwigishije, nizere ko hari isomo rikomeye ukuyemo, nizere ko nta muntu ushobora kujya mu matwi ngo akumvishe yuko hari imbaraga zirenze iz'Imana, hari ubushobozi burenze ubw'Imana yawe yakuremye. Ndabashimiye rero mwese mwahisemo Behind Those Stairs, ndabashimiye mwebwe mwabanye nanjye kuva ku itangiriro kugera ku iherezo ry'iyi nkuru. Ndagusaba ngo ujye muri comment section umbwire ese inkuru zanjye uzumva uherereye hehe. Mwakoze no guhitamo Behind Those Stairs. Nawe utaha. Ciao ciao.